umwaka w'imbabazi waratashe abantu benshi ntibabimenya bigumiye mu nzu z'imbohe abandi baracambaye ariko twazamura Imana ibiganza gutya baracafite imvune zo mu mitima ntibarakamenya umwaka twaherewemo gukira muri mwe harimo uwo mutazi uwahanuwe kuva kera n'abahanuzi n'umugabo udutavye ukuri nagutakiye mawaye uranyuba urantabara ineza yawe narayibonye waserutse gukeneye nagutakiye mawaye uranyuba urantaba nagutakiye. Ahantu narindi saa 12 zageze njya online maze mbona ibintu Joyous Melody yakoze. Mutima urambwira ngo nshime Imana ko mba muri Joyous Melody. Nokuri Imana baho umugisha mwinshi. Joyous Melody yaririmbye kuva saa 12 igeza saa 3 mvuye mu kazi neza dufunze. Joyous kuri kuririmba agari ibintu byoroshe. Nongera ntekereza igihe narebaga nasubira ndatekereza ntekereza umunsi amaministeri yose n'amatimu yose n'amakorali yose azahurizwa hamwe ari kuzamura icubahiro cy'Imana. Nta kuvuga ngo Joyous yaririmbye, Alarme yaririmbye, Upendo yaririmbye, Glory to God yaririmbye. Nkahita mbona ishusho nk'uko twese twicaye hano ariko Imana ishimwe yaduha urusengero rwiza kabisa. Ndikureba ukuntu hari ahantu hameze Mana we. Manuka note gato tugiye kuririmba gahoro kandi turarimbana namwe kandi abinginze kubw'imbabazi z'Imana uko turirimba mugene muzamura ibitekerezo mugene mutekereza ku magambo ari mu ndirimbo mwisanishe nayo. None ntekereza ndavuga ariko Mana wowe utararemwe wabayeho kuva kera iryo jambo ndaritekereza wabayeho gute wabayeho gute Mana nkahita nzamura nkabota mbona abantu bangana nk'amwe mwese muri kuzamura muri kuvuga ngo yahozeho ni muzamuke twumve ahoraho yahozeho uhimbazwe Imana Imana ibaho umugisha no kuri tuzamura amaboko dusura muri aya magambo yahozeho ni uriho ahoraho Imana ibaho umugisha mwinshi kandi tuvuge gutyo yahozeho umwami wanjye ni uriho
duteranye avuga amagambo yahozeho mwami wanjye mwami wanjye ni uriho ahoraho singigihembwe ntashira imbazoma singikinyejana tuzamura amajwi singiga ahoraho singigihembwe ntashira singikinye n'ibyuma twese tuzamuke twese n'ibyuma singikinya nawe uzamura ijwi cyawe kandi yahozeho ni uriho ayiwe byacu donge tuzamura amaboko cyane singigihembe nashira singikinyejana reba hano twagiye twese singikinya nkurura iyo shusho ndaguma ndatekereza ndavuga ngo umunsi amoko yose n'imiryango yose yo mu isi izateranira imbere y'Imana iramye Imana nta kuvuga amatsinda runaka na runaka nta matsinda runaka tuzabe ibihumbi uri mana ikira ukamuri byose n'ubuntu n'iraho ayiwe uri mana kiranuka muri byose ku buntu tuzaba
twese ayiwe Kristo uri Mana uranikira nukambuze kubunwe ninamutuki uri Mana uranikira nukambuze ubuntu ninamutuki iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya hari kwica nzino kw'iby'Imana ishaka hari ibyo wiriye gukora ariko hari kwica nzino kw'iby'Imana ishaka hari ibyo cyane ariko hari kwica nzino kw'iby'Imana ishaka hari ibyo wiriye ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. haleluya tuzamura ibiganza gusa tuzamura ibiganza twumve kubaho kw'Imana data turagushimiye data tuguhaye icyubahiro mwami Yesu ode sakele safari Mesiya ukura w'ibyaha by'abari yarabonetse n'ukuri força quita la sacrifice planes a los sacrificios de Cristo Messia tatica só pela vardema munyemere tuzamura ibiganza tumuramye uwo mwami w'abantu ashizwe hejuru ote sala fora de la atanga ibyishimo ubugingo ay la sacota la de fare de la mole sacotisha fare de la base atanga ibyishimo warakoze mwami Yesu Gingo unyemere uramye Imana muri iri joro wishire hejuru iyo Mana yacu yuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi umwaka w'imbabazi waratashe abantu benshi
umwaka w'imbabazi waratashe abantu benshi ntibabimenya bigumiye mu nzu z'imbohe abandi baracambaye ariko twazamura Imana ibiganza gutya baracafite imvune zo mu mitima ntibarakamenya umwaka twaherewemo gukira muri mwe harimo uwo mutazi uwahanuwe kuva kera n'umugabo udutavye ukuri sinabasha atukuzwe milele mina forde na sana nubwo mbabatiza mu mazi menshi nimumwizera azabatiza mu mwuka wera haguruka izuba ryawe rirarashe manura inanga yawe era sotara ibevanima yataye kuri ibicumuro sigaho shira ubwoba ririmba twese yataye kure sigaho shira ubwoba mubikore muzamuye ibiganza yataye kure sigaho shira ubwoba ririmba aye tumuvugirize impundu n'amashimeshi haleluya shira ubwoba ririmba imbabazi shira ubwoba ririmba imbabazi shira ubwoba ririmba imbabazi ze shira ubwoba ririmba imbabazi ze ririmba imbabazi tumukomera amashyi Yesu Kristo wino ka
waserutse ngukeneye nagutakiye mawaye uranyuba urantabara ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye mawaye uranyuba urantaba nagutakiye uranyuba uranyuba nagutakiye naguragiye uranyuba uranyuba nagutakiye nagutakiye uranyuba urantabara nagutakiye nagutakiye uranyuba uranyuba nagutakiye uranyuba uranyuba nagutakiye yarara waranyubise urantabara nagutakiye sararara uranyuba uranyuba irindi mbwa tuzo nagutakiye yarara uranyuba ya nagutakiye nagutakiye waranyubise uranyuba shimwa imbazwa waramamaye kwese tugushima izina ryawe haleluya shimwa imbazwa waramamaye bose bahimbaza ameni 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 ariko umutima wambwiye kandi mazaro bwa mbere mvuze bino bintu si Imana yambwiye ariko umutima wambwiye ubundi tujye dutanga amaturo asanzwe cyane cyane b'Imana gukora igitangaza ukavuga ngo nabyaye none nzanye ituro ry'ishimwe nakoze ubukwe nzanye ituro ry'ishimwe Imana yankeje indwara nzanye ituro ry'ishimwe Imana yampaye minerivare nzanye ituro ry'ishimwe Imana izampura ubyaro nje narabikoze nzanye ituro ry'ishimwe none umutima wambwiye ngo umuntu wese uri hano n'udafite amafaranga ubwira Imana ngo nta mafaranga afite ariko yaba ari hano yaba atari hano utanga ituro kuko turi amahoro gusa niba ufite amafaranga
uko angana kose nta maturo aba menshi cyangwa makeya uvuge ngo Mana ndagushimiye ko ubu nyine ndamahoro. Hari abantu bari mu bitaro ubu nyine, hari umuririmbyi wacu mu kanya afite ubukwe mu kwezi gutaha yakoze impanuka mu kanya, ariko twebwe turi hano dufite amaguru abiri, dufite amaboko abiri, turatekereza neza. Hari abantu bajya baryama, hari abunzi muri kino cyumweru cyashize baryamye ugasanga ugacya byarangiye, ariko ntidutabira icyo kintu cyo kubwira ngo Mana turagushime ko turi amahoro, ndagushime ko umuryango wanje ari amahoro, ndagushime ko abana ari amahoro. N'udafite abana nawe uri amahoro. Haleluya. None umutima wambwiye ngo dutange ituro ko turi amahoro, kandi bishoboka umwaka ugiye kurangira uvuga ngo Mana, hari umuntu wambwiye ikintu gikomeye ngiye gutinda, yaravuze ngo umwaka iyo utangiye ngo azafata abana be bose n'umugore wiwe, akavuga ngo Mana buri mwana mugeneye ibihumbi bitewe n'amafaranga afite uko angana, buri mwana wese nzamutangira ituro kugira ngo uzamurinde uyu mwaka wose ushire. Haleluya. None niba bishoboka umva ari ikintu kizima, wumva ucakire umutima wawe, mureke dutange ituro ko turi amahoro. Imana ibahe umugisha. Nta yindi ndirimbo twongera kuririmba uretse indirimbo yo gutanga ituro kuko turi amahoro. Iyo ndirimbo tuyiririmbe twese, nta n'umwe utayibasha uretse umuntu udafite icyo yaha Imana, kandi ubu nta rubanza rwose, habe n'utobihabwa ayafite nyine ubwo nawe nta rubanza.